kuzimu bakoze inama bashyiraho n'iteka ko nta murokore ugomba kugubwa neza. Ariko hari inama iturutse ibukuru ivuze ngo abayuda tugiye kugira ububasha ku banzi bacu, abari bavuze ko ntawe tuzigeza. Izina ry'Imana isumba byose n'amaboko y'Imana akomeye agiye kuduterura twavasi izo nama zabaye ku munsi w'ejo. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana y'amahoro, Imana y'imbaraga nyinshi igiye gufata ingabo zari zaragufashe ziguterura ahantu wajyaga wumva utuje. Uyu munsi kurya urimo urapfundikanya, uyu munsi ko akazi byabaye ibibazo, uyu munsi n'ibyo wakoraga birimo biragenda bihomba. Itegeko n'iteka byari bigiye gusohora kugeza ubwo none ugera ku rwego unasabiriza. Ariko turashimira yera yuko batakikugizeho ububasha, ahubwo wowe ubwawe ni wowe ugiye kubagiraho ububasha. Hari abasabwe mu buryo butandukanye, asabwa mu buryo bwo kugira ngo akamuke, asabwa mu buryo bwo kugira ngo nimba n'ibintu by'Imana bimufashe akanya gatoya ubundi yujijwemo n'umwuka wo guhakana. Ariko iryo tegeko n'iryo teka byari byamaze gusinywa. Imana iravuze ngo ntabwo bizongera ukundi. Nubana n'Imana, umva ijambo ryavuze ngo abayuda, ngo noneho birahindutse, abayuda nibo babagizeho ububasha. Imana ijya yibuka abantu ku munsi mubi, Imana ijya yibuka abantu n'ahantu hakomeye. Umunsi umwe wari umunsi mubi kuri jyewe, mfunze hinjira umuntu w'umugabo, yinjira ashaka kunkoresha ibyaha birumvikana, yinjira nk'uko yavutse. Uyu munsi wari umunsi mubi kuri jyewe. Numva ngo rero icyo gihe nange nari mu bantu bagombaga kujya gufungira mu buroko bukuru, ariko bansigaza kugira ngo banyimarireho agahinda. Sinzi uburyo nabivuga, ariko kandi hari igihe abantu bajya inama yo kutugirira nabi batibuka ko dufite Imana. Reka nkubwire ibintu byose bishobora kurangira, ariko Yesu ni ubaruta. Yesu aruta abo bose ubona, Yesu aruta abakomeye bo mu isi, kuko abari batangije iki gikorwa cyo kumva bagerageza kumva bamemukira, kumva bankoresha ibyo byaha by'ubusambanyi. Bari abantu bakomeye bamfiteho ububasha, abandi barabamanura, giye bansigariza icyo ngicyo. Ariko burya nari nasenze. Arinjira yadoke, yari n'umusore, yinjira nk'uko yavutse, ayijya kugerereza kumfata ku ngufu. Niyibuka ko umuntu agiye gufata ku ngufu, undi hari ibintu bitajya bipfa gufatika uko bibonye. Twebwe abarokore nta muntu upfa kudufata uko abonye. Nibikwishukaho ngo bizakwica, ntabwo byakwica ufite Yesu. Birashoboka ko umubiri wababara, kandi mbibutse ko kugera kure atari ko gupfa. Akiza ndamubwira ngo genda umukristo, ibyo bintu sinshobora kubikora. Hanyuma yitwaza icyaha nari nakoze, kandi icyo cyaha ntago nari nakoze. Icyo cyaha nari nakoze ntago cyari icyaha, cyari kuncisha umutwe. Mu byagaragaraga koko bari gukora dosiye, ariko ntabwo cyari icyaha, nanone cyari kuncisha umutwe ku buryo yari kukinyibutsa. Hanyuma arangije arambwira ngo none se kuvuga kuri umurokore. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday. Nizere kumeze neza mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Abari mu Rwanda turasuhuje tubabwira ngo Imana ibaho umugisha kubwo guhitamwo ibiganiro bya Gusenga everyday. Abari mu Burundi turasuhuje tubabwira ngo Imana ibaho umugisha kubwo guhitamwo ibiganiro byacu. Abari muri Afrika mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, turabakiriye kuri channel ya Gusenga everyday. Tubabwira ngo umuntu inshuti za kadasohoka, Imana ibaho umugisha kubwo guhitamwo ibiganiro byacu. Abari ku mugabane w'Uburayi turabasuje tubabwira ngo Imana ibaho umugisha umuntu inshuti za Gusenga everyday. Abari muri Aziya mukurikirana ibiganiro byacu umuntu inshuti za Gusenga everyday, nabwo Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane wa Amerika namwe Imana ibaho umugisha umuntu inshuti za Gusenga everyday. Abari mudukurikirana muri ku mugabane wa Australia tubabwire ngo namwe Imana ibaho umugisha umuntu inshuti za Gusenga everyday. Nkuko mu bisanzwe mubibona kuri kamera ya Gusenga everyday muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Kandi bamubona ko dufite umutumigwa. Watangira wibwira abantu, ntabwo ari ubwa mbere agaye kuri Gusenga everyday, ariko nanone hari umuntu ashobora kuba mubonye uyu munsi ari ubwa mbere. Watangira wibwira abantu unabasuhuza abantu bakurikira ibiganiro bya Gusenga everyday. Ndabashuhuje mwebwe mwese abadukurikiye. Nitwa Mukasoneye Esther, Yesu aduhana umugisha. Murakoze cyane, reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha kuba witabiye ubutumire bwacu bwa Gusenga everyday. Watangira usenga Imana nkuko channel yacu yitwa Gusenga everyday. Tata turagushimiye
uri umwami, uri Imana y'imbaraga nyinshi. Gukomera kwawe ntikurondoreka, ab'igihe bazabwira ab'ikindi gihe imirimo yawe, bababwira iby'imbaraga zawe. Turagushimiye kuko natwe twicazwa hano no kuvuga iby'imbaraga zawe, tukababwira hashize ndetse tukavuga neza uyu munsi wa none ko dusigaye dusoma inzandiko. Igihe twajyaga dusoma inzagwa, uyu munsi dusigaye dusoma inzandiko, iza Pawulo ndetse na Yohana n'izindi nk'izo. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Tugutumiye muri iri teraniro, ngwino ubane natwe, ishyanga ringana gutya. Mwami wanjye Yesu, tuguteze amatwi, ubwami bwawe nibuze buganze imitima yacu, mu izina ryawe Yesu, amen. Reka rero tugushimire wowe ukurikira ibiganiro byacu bya gusenga tukubwira ngo bana natwe muri iki kiganiro, kandi nukurikirana kino kiganiro Imana iri bukora ibintu bidasanzwe. Ubu n'umuntu umukozi w'Imana Imana yagurukije mu gihe nk'iki, hari message azanye uyikurikire kuko kuri gusenga everyday. Ushobora kuba ari ubwa mbere ukoze kugusenga tugusaba ukanda subscribe cyangwa gukora sabone. Imana igumugishe, tukaba twakiriye kuri gusenga tuguhaye agatuti kagusenga everyday. Imana igumugishe. Yesu ashimwe cyane bakozi b'Imana. Tushimye Imana yongeye kudukingurira umuryango, ikaba itumye twongera guhabwa umwanya wo kuganira namwe. Turabakunda abadukurikiye mwese aho muva mukagera, turabakunda. Imana ishimwe. Reka dutangire rero dusoma ijambo ry'Imana riri muri Esiteri. Esiteri ibice byaho ni 9. Turifashisha umukozi w'Imana adufashe gusoma. Esiteri ibice 9 n'umurongo waho wa mbere. Reka dusome. Ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka ry'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubageraho ububasha, ariko birahinduka. Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Imana ya Isiraheli nihimbazwe. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwiye ngo itegeko n'iteka ryendaga gusohora. Uyu ni umukobwa witwa Esther. Uyu mukobwa yari kumwe na Morodekayi. Murabyibuka, twibukiranye ko Morodekayi yari nyirarume wa Esiteri. Hanyuma igihe kiza kuza kugera, habaho itegeko rivuga ko hatari bupfe Morodekayi gusa, ahubwo hari bupfa Abayuda bose. Ubu hariho itegeko ry'uko hatari bupfe umuntu umwe, umuhanuzi se cyangwa undi muntu umwe wagomeye Satani, ahubwo umuntu wese witwa umurokore apfe. Ariko turashimira Imana ko Imana yacu inyuranye amaboko. Inyuranye amaboko ni nayo inyuranyije amaboko muri uyu mwaka. Imana ihimbazwe. Dusomye ijambo ry'Imana ratubwira ngo kwari ukwezi ngo kwa 12, ngo ku munsi wa 15, ku munsi wa 15, uyu munsi ni 16. Birashoboka ko inteko yari yanzuye ko uhereye inama yarayibaye yanzura yuko uhereye kuri uyu munsi wa 16 Abayuda bose tugiye kugeraho, bagiye kutugeraho ububasha. Ariko turashimira Imana kuhereye none itegeko n'iteka ryari ryaciwe ritagifite ububasha, ahubwo Abayuda tugiye kugira ijambo. Imana ishimwe. Iri jambo Imana irimpa narishimye cyane, numva ndanezerewe. Ni ukuvuga ngo Abayuda iki gihe ntabwo turi bujye mu mateka, kuko ntabwo nje kuza kubabwiriza, nje guhanura. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo nje kuza kubwiriza, nje guhanura. Ni ukuvuga ngo iki gihe cyari igihe kibi, cyari cyasabwa Abayuda. Mubyibuke ko Abayuda nta jambo bagiraga. Nubwo bavuga ngo Morodekayi uyu nguyu yari umuzamu, ariko abantu bakunda kubyigisha barabeshya cyane. Ntago yari umuzamu, kuko yarindaga umwami.
we yarindaga umwami. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo yari Imana ya Isiraheli nihimbazwe, ntabwo yari umuzamu, twamugereranya n'abajepe kuko we yarindaga umwami, ntabwo yarindaga umunyumba kumi cyangwa agira undi muntu arinda, nawe yari afite amapeta. Vuba abadayimoni batwubahuka bakagira ibintu byacu batwara, bakagira ibintu byawe banyaga, nabwo ari uko udafite amapeta. Wubashye Imana amapeta urayafite, buri munsi ujya mu masengesho kongeraho n'irindi peta ryo kwihangana, ariko kuba bakugiraho ububasha ntabwo ari uko udafite amapeta. Amapeta arahari, ariko muri uku kwa 12 gutandukanye n'iyindi minsi yose twanyuzemo. Uhera mu kwa mbere bakugizeho ububasha bagutwarira ibyawe, mu kwa kabiri bakugiraho ububasha bagutwarira ibyawe, mu kwa gatatu nuko, mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi, mu kwa munani, mu kwa 9, mu kwa 10, mu kwa 11. Ariko mu kwa 12 ijuru riritamuruye rije kureba aho iyi nama yakorewe. Rimwe na rimwe ntabwo abantu barwana ukuntu kugiye gutandukanye. Hari abo Satani yahagurukiye uyu mwaka urababihira ku buryo n'ibyo bafashe bibanyura mu myanya y'intoki. Ni ukuvuga ngo ni itegeko ririho n'iteka. Ikuzimu bakoze inama bashyiraho n'iteka ko nta murokore ugomba kugubwa neza. Bavuga yuko nta murokore ugomba gutuza. Ariko hari inama iturutse ibukuru ivuze ngo abayuda tugiye kugira ububasha ku banzi bacu. Abari bavuze ko ntawe tuzigeza, izina ry'Imana isumba byose n'amaboko y'Imana akomeye agiye kuduterura. Twavasi izo nama zabaye ku munsi w'ejo. Uyu munsi Imana ishimwe, uyu munsi dutambukije iki kiganiro, wowe uzagikurikira ku munsi runaka, ntazi igihe uzakirebera. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana y'amahoro, Imana y'imbaraga nyinshi igiye gufata ingabo zari zaragufashe ziguterura ahantu wajyaga wumva utuje. Uyu munsi kurya urimo urapfundikanya, uyu munsi ko akazi byabaye ibibazo, uyu munsi n'ibyo wakoraga birimo biragenda bihomba. Itegeko n'iteka byari bigiye gusohora kugeza ubwo none ugera ku rwego unasabiriza. Ariko turashimira yera yuko batakikugizeho ububasha, ahubwo wowe ubwawe ni wowe ugiye kubagiraho ububasha. Imana ihimbazwe. Hari abasabwe mu buryo butandukanye. Asabwa mu buryo bwo kugira ngo akamuke, asabwa mu buryo bwo kugira ngo nimba n'ibintu by'Imana bimufasha akanya gatoya, ubundi yujijwemo n'umwuka wo guhakana. Ariko iryo tegeko n'iryo teka byari byamaze gusinywa. Imana iravuze ngo ntabwo bizongera ukundi. Imana ishimwe. None abayuda tugiye kugira ijambo. None hakira ubutsinzi bw'Imana, none hakira ubushobozi bw'Imana. Itegeko n'iteka byari byasinywe. Aka kanya Uwiteka afashe iryo tegeko ararideviye. Si ubwa mbere kuko Imana ikora ibihabanye n'ibyo abantu bakora, ikavuga ibirenze ibyo abantu bavuga, kandi inyura mu itegeko. Ntabwo ari ubwa mbere tugiye twinjiye mu batubanjirije, inyura mu itegeko kugira ngo isohoze ibyo yavuze ku muntu. Imana ihimbazwe. Na n'ubu yanyura mu itegeko, tudashingiye igihugu urimo, tudashingiye imyizerere y'idini yawe, tudashingiye no ku buryo watojwe Imana. Imana ijya inyura mu itegeko. Nibyo bituma abantu bamwe dutangara, Imana yo ntitangare kuko yitwa igitangaza. Imana ihimbazwe. Itegeko n'iteka ryaguciriwe. Ibyo umazemo iminsi ntago mbizi, ibikugoye ntago mbizi, ibikuruhije ntago mbizi, ariko icyo nzi nuko Imana yantumye ngo nkubwire ngo uyu munsi akira amahoro aturutse ku Mana, akira ubundi buryo, akira amahirwe ya kabiri. Ayandi byari bimaze kwanga. Birashoboka yuko wasabwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wasabiwe mu rugo wanyu, wasabiwe mu rugo rwawe wubatse, wasabiwe mu kazi ukora, wasabiwe mu buryo bugiye butandukanye. Ariko ikintu cyose cyari cyaragufasheho ijambo muri uyu mwaka bigiye kurangira, utangira undi mwaka mushyashya. Uwiteka Imana gushingisha imizi. Imana ihabwe icyubahiro. Warababaye cyane aho utekereza kugira ikintu wafasha umuntu ariko bikanga. Ni itegeko n'iteka byari byaramaze kwanzurwa. Ku munsi w'ejo hakozwe inama ngo harwa nk'umuntu wese w'umunyamasengesho. Ariko turashimiriye rivuga neza. Iyo nama aho yakorewe ikuzimu ntabwo imigambi yabo izahama, nta nubwo izasohora keretse umuntu
uzitiranya imana, agafata imana akayivangavanga. Nuvangavanga imana wowe ubwawe ukananirwa guhagarara mu mwanya umwe, bizakugora muri runo rugendo. Ariko nubana n'imana, umva ijambo ryavuze ngo abayuda, ngo noneho birahindutse, abayuda nibo babagizeho ububasha. Abayuda tugiye kubigaranzura, duhawe ubutware n'isumba byose. Imana iravuze ngo sigaho kurira, ihanagura amarira mukobwa w'i Siyoni, kuko Imana y'amahoro ikwibutse. Imana yibutse gukurira kwawe, Imana yibutse agahinda kawe, Imana yibutse ukuntu wayitakiye hamaze igihe kirekire utaka ntusubizwe. Ariko muri uyu mwaka wa 2024 ngo utangarize yuko Imana isumba byose ijanye ijambo ryihumure ku buzima bwawe. Kandi nukuri niwubaha Imana, ukagendana n'Imana, ukihanganira ibikugerageza. Mureke mbabwire, ibintu bitugerageza ntabwo ari bibi, ahubwo Imana ntabwo itwanga, nuko ituzanira abarimu batwigisha mu buryo bugiye butandukanye. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo nzabagerageza mbashongeshe, ukundi nagira abantu banjye nukuhe. Iryo ni ryo shuri tunyuramo. Nahoze mbwira iteraniro narindi mejo, ndababwira ngo ndashimira Imana yambabaje cyane, kuko byasunikiye kubasha gusobanukirwa Imana. Dawidi nawe amaze kubona ibyiza bibaye mu kugeragezwa, aravuga ngo kubabazwa kwiwe kwamugiriye umumaro. Wari ukwiye gufata ibyakubabazaga. Umuhanzi umwe wa muri kino gihugu cy'u Rwanda araririmbye, aravuga ngo azafata ibimuhungisha Imana ngo abigire impamvu yo kuyegera. Aravuga ngo nzaririmba izo gutsinda, ngo mfite impamvu zibifatika, Imana ya Isiraheli nihimbazwe. Hariho impamvu zibifatika. Fata ibyo byakugeragezaga ubihinduremo umunezero, kubera ko ibyo birimo kukugerageza ni nabyo bizakwamamaza. Nimba ari abakuvuga, bihorere bakuvuge, kuko nyuma yo kuvugwa uzicara ahantu bakuvugiye uvuga Imana. Nyuma yo kukwanga uzicara ahantu Imana ishimwe. Haleluya. Ropo oneta. Nyuma yo kwangwa n'abantu hariho gukundwa n'Imana. Kandi mbibutse ko Imana ikunda neza. Imana ntago ari nkatwe. Imana ikunda neza, Imana iradukunda, Imana ni inyangamugayo. Kandi Imana gutoranya kwayo ntago ari nk'uko abana b'abantu. Yimye ingoma neza, izindi ngoma zijya ziranguka, izindi ngoma zijya zirangira. Ariko turashimira Imana yaje kwima ingoma. Turashimira Imana itareba uburanga, turashimira Imana itareba amashuri, turashimira Imana itareba igihagararo, turashimira Imana itareba aho dukomoka, turashimira Imana itareba agace wavutsemo, turashimira Imana itareba indeshyo yawe. Turashimira Imana yimye ingoma kugira ngo ugire ijambo nanjye ngire ijambo, ugire agaciro nanjye ngire agaciro. Kugira ngo uyu mutwaro muririmbye arabirimbye, aravuga ngo nubwo uwo mutwaro uremerewe, ngo n'ibyago biri mu nzira ucamo, ariko Imana izakurinda. Imana ijya inyura mu bintu bidafatika. Maze iminsi nekereza, sanga uyu mugore mubyibuke ko twitegura kwinjira muri Noheli, icyo twita ko twibuka igihe Yesu yavukiyeho. Ni ukuvuga ngo natekereje ukuntu uyu mugore yari umwana w'umukobwa umaze gusabwa, ukiri vierge, Kristo yinjiramo, bagombaga kumutera amabuye. Ariko ibi bintu Yesu yarakoze, yaraje kudeveye itegeko, kuko amategeko yari yaragize ububata abantu. Turashimira Imana akica mu itegeko igatabara umuntu Imana yavuzeho. Imana ihabwa icyubahiro. Imana nishaka izanyure mu itegeko, ubona amafaranga, nushaka izakoreshe n'ibiti, nishaka izakoreshe n'ibindi, ubona amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo nzi cyo nuko Imana izagutabara kandi ukabaho neza nk'uko isezerano Imana yagusezeranyije rivuga. Wowe utarifite, umva uyu munsi wa none irakubwiye ngo itegeko n'iteka byari byamaze gusohora. Hari abantu uyu munsi wa none bagiye kuzarangirana imanza, bagiye kurangiranya umwaka n'imanza n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko ndeka mbabwire, iyi Imana iravuze ngo nubwo ibyo ngibyo bigukomereye nonaha, ariko ejo mu gitondo uzaseka. Mwanditsi wa Bibiliya yarabyanditse, aravuga ngo hari kurira. Haleluya. Ngo kwararira umuntu, ngo ariko ejo mu gitondo impundu zikavuga. Kurira gushobora kukurarira, ariko mu gitondo
Imana ishimwe. Impundu zikavuga, ndabona hari abantu impundu zigiye kuvuga, ndabona hari abantu Imana ihanaguye amarira, ndabona hari abantu bishimye. Kandi kwishima ntibigombera yuko hari ibyo ubonye. Imana igizana amahoro ikayahereza umuntu yayabuze. Imana igizana amahoro ikayahereza umuntu wabuze ibyiringiro. Umuririmbyi yarabiririmbye aravuga ngo igihe ubona ko utagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe. Umusaba uti garuka. Nimba ubona urukundo rwagushiranye, ukaba ubona nta rukundo ugifite, Mwuka Wera warigendeye. Ariko ucyumva iki kiganiro, upfuka amahuri ubwira Imana ngo ndagusaba wunyongerere urukundo, kubera ko Umwuka yarigendeye. Imana izabana nawe, Imana izakugirira neza, Imana izakwibuka no ku munsi mubi. Imana ijya yibuka abantu ku munsi mubi, Imana ijya yibuka abantu n'ahantu hakomeye. Umunsi umwe wari umunsi mubi kuri jyewe. Mfunze hinjira umuntu w'umugabo, yinjira ashaka kunkoresha ibyaha, birumvikana, yinjira nk'uko yavutse. Uyu munsi wari umunsi mubi kuri jyewe, ariko nshimira Imana ko muri ubwo buroko uko bari bamanuye bagenzi banjye abadamu twari kumanura mu bandi bantu batari mu gihugu cy'u Rwanda, nuvuga ngo ni ukugukura nko muri aka gace ka Kigaranga haturi, bakakujyana bakagukura Kicukiro, bakakujyana ahandi hantu, bakagufungira ahantu mu buroko bukuru, yenda niho hantu byakumvikana. Nuvuga ngo rero icyo gihe nange nari mu bantu bagombaga kujya gufungira mu buroko bukuru, ariko bansigaza kugira ngo banyimarireho agahinda. Sinzi uburyo nabivuga, ariko kandi hari igihe abantu bajya inama yo kutugirira nabi, batibuka ko dufite Imana. Reka nkubwire, ibintu byose bishobora kurangira, ariko Yesu ni ubaruta. Yesu aruta abo bose ubona, Yesu aruta abakomeye bo mu isi, kuko abari batangije iki gikorwa cyo kumva bagerageza kumva bamemukira, kumva bankoresha ibyo byaha by'ubusambanyi. Bari abantu bakomeye bamfiteho ububasha, abandi barabamanura, jyewe bansigariza icyo ngicyo. Ariko burya nari nasenze. Umunsi umwe rero uwo mugabo arinjira, yadoka, yari n'umusore, yinjira nk'uko yavutse, ayijya kugerereza kumfata ku ngufu. Niyibuka ko umuntu agiye gufata ku ngufu, ubundi hari ibintu bitajya bipfa gufatika uko bibonye. Twebwe abarokore nta muntu upfa kudufata uko abonye. Nibikwishukaho ngo bizakwica, ntabwo kwica ufite Yesu. Birashoboka ko umubiri wababara, kandi mbibutse ko kugera kure atari ko gupfa. Akiza ndamubwira ngo genda umukristo, ibyo bintu sinshobora kubikora. Hanyuma yitwaza icyaha nari nakoze, kandi icyo cyaha ntago nari nakoze. Icyo cyaha nari nakoze ntago cyari icyaha, cyari kuncisha umutwe. Mu byagaragaraga koko bari gukora dosiye, ariko ntabwo cyari icyaha, nanone cyari kuncisha umutwe ku buryo yari kukinyibutsa. Hanyuma arangije arambwira ngo none se kuvuga kuri umurokore ntago wakubitanya amafuni. Mbibutse ko iki cyaha umuntu yari yasanze mu rugo, hanyuma ambwira amagambo, umwana aherukaga gupfusha umwana, umurozi wari wandoze, araza arambwira ngo umwana wanjye yaramwishe. Hanyuma mfata ifuni yari hafi aho ngaho, yari ivuye gukuka, nyivanye mu masaka. Mu masaka, abantu benshi masaka murayazi. Hanyuma nyivanye gukura amateke, ibyo bita amateke, ntago nzi buryo nabivuga mu rundi rurimi. Hanyuma ndayifata, yari yakutse, ndayimutera ngira ngo arayikwepa, mbona aho nyura niruke, yikubita hasi, itigendera namubabaza cyane, kuko ntabwo nzi nimba ari umwuka wayishoreye, ntabwo nzi nimba ari ikindi kintu. Nge nayimuteye mfite umugambi wo kugira ngo nayikwepa nanjye mite mbona uko niruka nge mu nzu nkinge, kuko yaraje ngo turwane, kandi neza ambwira ati umwana wawe naramwishe. Urumva rero yari umwanzi waruje, ntabwo nari kumwiteza kugira ngo turwane. Hanyuma ibyo rero nibyo bari bamfungiye, arabinyibutsa. Ariko nihuse cyane, ndamubwira nti hari n'ibindi utazi ujye wifashisha. Reka mbabwire, ibi bintu tubamo twabyegiye ku birenge by'abatubanjirije. Nimba turi kubabara, Yesu yababaye kuruta wowe. Maze iminsi numva umunezero mwinshi, maze iminsi nkusanya ibyambabaje, numva bimbereye umunezero. Nimba hari umuntu uri kugenda nseka mu muhanda, naba nicaye nkumva ndishimye, ndi kunezerererwa. Imana yabonye ko ari jyewe nkwiye kunyura mu byo nanyuzemo, nawe uyinezerererwe, kuko Imana yabonye yuko ibyo wanyuzemo ari wowe wari ukwiye, ni wowe byari bikwiriye. Wabaye intoranwa mu bandi, ikunyuza muri iryo shuri nyine, ntabwo yari kurinyuza amagesita, kubera ko nanjye mfite ibyo yanyuzemo. Nezezwa n'Imana, kuko Imana ntabwo ari ingome. Ibyo yakunyujijemo byari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki cyangwa ikindi gihe kizaza. Turashimira Imana. Natangaye cyane
mu gihe yazaga ndamubwira nti hari n'ibindi bintu utazi ariko umwami wanjye yarabimbabariye. Nifashishije agatabo k'umugenzi ndamubwira ngo ni mwami wanjye yarabimbabariye. Hari n'ibindi baturega baba batazi dukorera ahantu batanazi, ariko turashimira Imana ibabarira itari nk'umuntu niyongera kubyibuka. Turashimira Imana ihumuriza umutima wari ubabaye. Turashimira Imana itugira abantu mu gihe abantu bari bazi ko dupfuye bakabona turongeye tubayeho. Imana ishimwe. Imana ni ikureba ikakugirira impuhwe yonyine gusa. Abandi bashobora kukugirira impuhwe yabona uteye imbere agahita avuga ati kiragapfa, ariko turashimira Imana itatugirira ishyari kandi ikigwatiriza ikatugeza ku rugero umuntu wese atureba akavuga ngo icyama nkaba nkabo. Hari abagabo babiri biteguye kuvuma Abisirayeli, hanyuma ngo Baramu atangiye kuvuma aravuga ngo icyama nkapfa nkabo kuko bariya ni abanyamugisha. Ndumva nifuza yuko muri uyu mwaka 2024 umwuka w'Imana yakuvugira hanyuma ugapfa nk'abanyamugisha, ugapfa nk'abarokore. Umuntu ukubonye akavuga ngo icyama nkapfa nkabo. Twebwe abarokore waba barutababara nuko tuzi ko dufite gakondo. Hari ahantu tuzahanagurirwa aya marira turira, hari ahantu tuzahanagurirwa, hari ahantu tuzahererwa ikamba ry'abanesheje. Mu Kirundi bakunda kuvuga ngo ni igitsibo. Hari ahantu tuzahererwa igitsibo. Imana ishimwe. Hari ahantu umuririmbyi w'umurundi yararirimbye haravuga ngo bazaruhuka umusaraba. Tubona ugiye kuruhuka uwo musaraba umaranye igihe kirekire. Aravuga ngo nta kabuza ngo bahabwe igitsibo cyiza ngo uzabayo, ngo nge nzabayo. Bazaruhuka umusaraba. Abantu b'Imana bazaruhuka umusaraba bakiri no mu isi. Mbibutsa abadukurikiye yuko bazaruhuka umusaraba. Ijwi ry'Imana ryambwiye ngo nkubwire ngo humura wihungabanya. Ibyo uri kureba ntabwo ari byo kukwica, ahubwo nibyo kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Ibyakubabaje byose byababaye Yesu atapfuye. Yesu yambwiye ngo nkubwire ngo yari agihari. Ibyakubayeho byose ntabwo yasinziriye. Ibyakubayeho byose kwari ukugira ngo uhinduke umugabo nyamugabo, uhinduke umugore nyamugore, uhinduke umukobwa wa Yesu, uhinduke uburiwe gutyo. Kwari ukugira ngo Imana ikugirire neza. Nzanywe no kuguhumuriza nkubwira ngo usoze uyu mwaka utangire undi. Uyu nguyu ugiye gusozana na Yesu, ariko no muri uyu nguyu wa 2024 tubura iminsi mike cyane kugira ngo tuwinjiremo. Imana izabana nawe. Uzaza ushinga aho Yesu akuye. Imana ishimwe. Mu Kinyarwanda baravuga ngo Imana izakugenda imbere. Mu Kirundi bakavuga ngo Imana izakurongora, izagendana nawe, izabana nawe, izavugana nawe, kandi Imana izakubwira n'ibyenda kubaho. Ndagira ngo nsoze mbabwira ngo mwakire imbaraga za none n'iz'ikindi gihe. Imana iyo yaguhaye imbaraga za none ikaguha n'iz'ikindi gihe ubasha gukomera no ku munsi mubi. Ndabona mugiye guhabwa imbaraga za none mugahabwa n'imbaraga z'ikindi gihe. Ikindi gihe ntabwo ibigeragezo birangiye, ariko hariho imbaraga. Imana ishimwe. Hariho imbaraga mvajuru Imana igitanga hanyuma umuntu akabasha kunesha. Ndabyibuka cyane icyo gihe cyari ijoro ribi, ryari ijoro ritari ryoroshye. Narwanye n'uwo muntu mu buroko. Ntabwo gukiranuka bisaba ngo nugukiranukira abantu bakureba naho abantu batakureba, kubera ko kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Ibigushuka n'iby'igihe gitoya, haranira kuzabona ijuru. Reka nkubwire narwanye n'uyu muntu n'imbunda hanyuma araroma. Ndamubwira ngo naho napfa nzapfa nyiringiye. Burinda bucya tutakugize. Imana cyakora yabonye bikomeye imuteza gusohoka. Ntabwo mfite umwanya wo kuvuga kuri ubu buhamya, ariko ndagira ngo nkubwire irwaneho. Ibikubwira ngo uri mwiza, ibikubwira ngo uteye gutya, ibikubwira ngo gutya na gutya, ubwiza ufite nuko ufite Yesu. Yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe. Nimba usa n'Imana uzaba mwiza. Mbibutse ko Yosefu yarwanye intambara nziza imbere ya muka Potifari. Yosefu nta mafaranga yari afite. Utazishuka ngo ubone bakubenguka ugire ngo yenda uri muremure, uri mutoya se, uri munini, ufite taye abantu bifuza, ugire ngo ufite uburanga bwiza. Ntabwo, ahubwo ufite Yesu. Kubera ko iyo tuza kuza kuba ari ibyo ngibyo, Yosefu nk'umugurano nta mafaranga yagiraga, ariko muka Potifari aramwifuza. Kubera iki? Yari afite ikintu kiruta amafaranga. Mbibutse ko abarokore tugira ikintu kiruta amafaranga. Hari umuntu nabonye ugira amafaranga akabura amahoro, akagira umuzamu
umuzamu akagira n'imbwa ariko nawe akarara adasinziriye. ariko abari muri Kristo Yesu turasinzira tukanagona, turasinzira tukizigura. nta bazamu bari ku miryango, nta mbwa ziri ku miryango, ahubwo kuko umuririmbyi yavuze iki? Haleluya, yaravuze ngo niseguye. Mana ishimwe, amaboko ya Yesu aravuga ngo sinyitinya, ngo kandi nisunze umukiza ukomeye. Ubushize narababwiye ngo umukiranutsi ahantu yaguye wirinda kwivanga, twe turi ibipfu by'Imana no muri bya bihe ifite ukuntu itugenza ikavuga ngo uyu muntu ndongera muhindure umuntu muzima. Nta kintu waba warakoze cyaruta icya Pawulo. Uyu wajya Sawuli wiswe Pawulo wajya guhohotera ubwiza abana b'Imana, akabangamira ubwiza bw'Imana, kugira ngo ubu bwiza bw'Imana nabugereranya ubwiza bw'Imana nk'abantu b'Imana. Iyo turi kumwe n'Imana abantu bose babona ubwiza bw'Imana. Nabwo ubwiza bw'Imana uzabibonera ku gikuta, nacyo wakiboneraho Imana yaje ijya ishaka, ariko ubwiza bw'Imana ntibabonera mu ntebe, ahubwo uzareba umuntu Imana yagiriye neza. Mbibutse mbabwire ngo mwanga ibyaha mukunda Imana. Aho umuntu yagufatira, njyambwira abantu nkabwira ngo ntago umuntu umwe yagufata ku ngufu. Birashoboka ko yagukingiranira ahantu imbaraga zikagushirana, udafite ahandi hantu wakoma induru, imbaraga zimaze kugushirana hanyuma ngo bagutabare. ariko umuntu umwe, abantu babiri ntiyagufata ku ngufu, kandi nubwo yagerageza kubigenza gutyo Imana ireba ishyaka ikaza ikabana nawe, aho kugira ngo upfe nabi. Iki ni icyaha bavuga ngo ni ugusambasamba, aho kugira ngo upfe usambasamba uzemere uzire Yesu, uzemere. Umuririmbyi yavuze ngo yaravuze ngo niseguye. Haleluya, amaboko ya Yesu aravuga ngo sinyitinya, aravuga ngo nisunze umukiza ugize gute ukomeye. Hari umukiza ukomeye utegeka ibirere bigahagarara n'indenge zikananirwa kugenda. Hari umukiza ukomeye utegeka abami bo mu isi akavuga ngo iki gihe muzaba mu nzu, kandi bikamwumvira. Ntabwo iyi Mana yakuremye ukabaho, ntabwo inaniwe no kuba uyu munsi wa none yakugirira neza. Nje kugukomeza nkubwira ngo muri uyu mwaka Imana izagendana nawe, Imana izabana nawe, uzajya ushinga aho Yesu akuye ikirenge cyiwe. Kandi nkwibutse ngo wararize ndetse bihagije, ariko muri uyu mwaka ni wisegura amaboko ya Yesu. Igihe wajyaga wisegura amarira, uzisegura amaboko ya Yesu. Yesu ni uzagahoza umuntu no mu gihe gikomeye. Yesu ni uzagahumuriza umuntu akamubwira ngo humura nubwo byagenda gute, ariko nyuma y'iki gihe hari ikindi gihe. Kandi mbabwire ko ibyo umuntu agokera mu isi ni ubusa gusa. Izirike kuri Yesu, niwe banze ryo kwizera. Ndumva rero nasoza mbabwira ngo muhumure Imana muri uyu mwaka 2024 mugiye kubona ineza y'Imana. Ndumva imirindi, haleluya, ndumva imirindi igusanze mu kazi ukora, aho mubiraho wicaye. Ndumva imirindi igusanze mu burwayi. Muri uyu mwaka hari abantu Imana izaba yakijije, hari abantu baribwa, hari abantu bababara amaguru, hari abantu bababara umugongo, hari abantu bababara mu nda. Muri uyu mwaka mugiye kuwusoza ubwo buribwe mutajya ubwumva, nubwo ubutumwa ubwumvise ukaba ubwumviye kuri kamera tutarebana amaso ku maso, ariko Imana ibasha kugenda ikagera aho twebwe tutagera. Iyi Mana ikoze kuri ubwo burwayi bwawe, ikoze kuri icyo kibazo cyawe, kandi n'urwo rubanza ndeba uzarutsinda. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari amaboko y'Imana aguteruye aho ayandi maboko atari kugukura. Amaboko ya Satani yananiwe kuhagukura. Wagiye mu bapfumu bihagije, ugerageza kwicira inzira, watanze ruswa, ariko hari amaboko ubundi butabazi buje butandukanye n'amafaranga watanze, batandukanye n'uburyo wirwaniriye. Umwami Yesu agiye kukugirira neza, ugiye kubona ineza y'Imana, urukundo rw'Imana. Umuririmbyi arendera avuga ngo mbese urukundo rw'Imana yacu ngo rwagereranywa n'iki? Ngo rusumba ukwezi, ngo rusumba izuba, ngo kandi kuzimu rugerayo. Reka mbabwire, ntihazagira umuntu uzagushuka ngo ibintu byose abantu babigiyemo ngo we nta kintu wakora, aho gufata abarokore harahari. Nahimbye indirimbo ivuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho aya magambo ngo Uwiteka azawe. Nimba nawe mu bantu Yesu azi, ahantu ho gufata harahari. Nashaka amasoko yose azuzure, ibibanza byose birangire, icyawe kirahari. Amazu yose yaho utuye
nashaka azuzura abantu ibibanza byose bigurwe, icyawa abagituyemo bazakivamo, nimba ari itariki ya mbere bazakiviramo, nimba hazashira amezi angahe, igihe icyo ari cyo cyose aho bagombaga gutura uzahatura, kuko amaboko y'Imana ntabwo ari amaboko y'abana b'abantu. Amaboko y'abana b'abantu ntabwo ari amaboko ya Nyabingi, amaboko y'abana b'abantu ntabwo ari amaboko ya Shera, ntabwo ari amaboko y'ibigirwamana byose, ni amaboko y'Imana yakubumbye ikakurema, ukaba witwa umugabo, ukaba witwa umugore, ukaba witwa umukobwa, ukaba uri umusore. Turashimira Imana itadutanze ngo tube imihigo. Ayiwe, byari bihari, byari kutwica, byari bihari bakozi b'Imana, ariko turashimira Imana yo itadutanze ngo tube imihigo y'ibyaduhigaga. Ikigoyi kiracitse, nkutangarize nkubwira ko ikigoyi mbona gicitse, natwe tukaba tuvuyemo tugakira. Kamerama, ikigoyi kiracitse, natwe tuvuyemo turakira, kuko nta kure cyane Imana itakura umuntu, nta na kure cyane Imana itageze umuntu. Imana ihimbazwe. Reka mbabwire, nabonye Imana inyura muri humye byari byiteguye kudukoza isoni, ntibibe bikidukorera isoni. Umunsi umwe nari ngiye gukorwa n'isoni, Imana ica muri humye byari bigiye kunkoza isoni. Nari mfite ideni, mu gitondo bari buze guteza cyamunara, Imana ibanyura muri humye, ijya muri bake, uwo yakoresheje ntumumbaze yishyura ideni. Imana ijya inyura mu bihumye ibigiye kugukoza isoni. Imana inyura muri humye ibigiye kukuriza. Nubwo wowe wapfushije, Imana ikabinyura mu ruhumye ikaguha amahoro y'umutima kandi ataramingingano. Imana ishimwe. Amahoro Yesu atanga ntabwo aramingingano. Yesu yavuze ngo amahoro nimugende mugere kwa kameramani. Baragenda bakagera kwa kameramani. Umwaka 2024 nibashaka bazavuge, nibashaka abahanuzi bazawuhanura ibihe bikomeye gute. Wubaha Imana uzawubanamo amahoro ya Yesu. Nihashaka abadayimoni bazabambira amahema kugutera, umutima wawe ntago uzatinya. Imana ishimwe ko ikigoyi gicitse. Ndumva mbyakiriye ngewe Steri ko ikigoyi gicitse, natwe tukavuga tuvuyemo, tukaba dukize. Gutabarwa kwacu kubonerwa ku Mana yaremye ijuru n'isi. Imana ihimbazwe. Rero reka dusoze tubabwira ngo amahoro y'Imana nabane namwe mwebwe abari badukurikiye. Shalomo, shalomo. Mbinginge nkubwira ngo ukireba iki kiganiro, nimba hari ibintu wavangaga ukabivanga mu kubana n'Imana, ukabivanga kubera impamvu runaka, ubuzima bukaba bwarakunaniye, ukaba mu byaha bya hato na hato, ibyaha runaka waguye murabizi, bivangure wirebera k'Imana n'abantu bayo. Hari abantu bajya bavuga kunda kwita abana babo ngo nak'Imana, ariko wowe fata ibintu wajya guvanga mu Mana, ugafata ibintu ukabivanga n'ibindi, ugafata gukizwa ukabivanga n'ibyaha, ugakunda kujya gusenga, ugakunda iby'ijuru, ugakunda n'iby'isi. Numara kubivangura, Imana izabana nawe. Ndagira ngo nsonze mbabwira ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Ndabizi neza yuko Imana yantumye igiye kuguha amahoro. Amahoro atabikunda ntago Imana yagisha inama, ntago Yesu agisha inama ibimo bikurwanya. Iyo ubwayimanuye itegeko, ntabwo Yesu agisha inama abarimo barakugenza, ntabwo Yesu asaba imbabazi abantu bakuvuga ngo bakwicire titire, ntabwo abo ngabo Yesu abagisha inama, ahubwo atanze itegeko. Ni itegeko rikoze, ntabwo habayeho ubwumvikane. Imana imanuye itegeko. Amahoro y'Imana nabane namwe. Shalom. Reka tugushimire mukozi w'Imana, tukubwira ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yabanye nawe, tumurika tubwira nawe ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu, reka dushimire na kameramani wacu, tukubwira nawe ngo Imana iguhe umugisha. Ushobora kuba ubwa mbere ugeze kuri gusenga everyday, ushobora kuba ari ubonye ikiganiro bwa mbere, tugusaba gukanda subscribe cyangwa gukora sabone kugira ngo uzaze ubone ibiganiro byacu bitakugoye. Mukozi w'Imana rero, mbere yuko usenga unasoza, watanga uburyo adresse uburyo umuntu ashobora yakwifuje ubyo yakubona. Murakoze cyane. Aho nyine hariho nomero z'umukozi w'Imana uhagarariye gusenga everyday, ariko nanjye nasibaha nta kibazo. Ni 078 99 7 hanyuma 87 cyangwa 07 9 13 82 Mwami Yesu abanezeze. Mwasoza munasenga Imana, musengera Imana ku bantu kwikiye buno butumwa. Hari abantu bashobora kuba batsinzwe muri kiganiro, bumvise ubutumwa bwiza. Hari n'abandi, hari n'ubundi butumwa wagiye utambutsa muri message Imana yagiye guha, sengesho byawe biza kurushaho. Mwami Yesu,
turagushimiye nanone twari turi imbere y'iteraniro ringana gutya, tuvugiye imbere yabo ibyo tubwiye, turasabye ngo bigire umumaro abazareba iki kiganiro, abazacyumva, umuntu wese uzagerageza kureba iki kiganiro. Turasabye ngo umutima w'uyu muntu na ubwacu tubivuze, imitima yacu turayikinguye. Haleluya. Ndasengera uyu muntu uri mu bibazo, ndasengera uyu muntu uri mu ngorane, ndasengera uyu muntu urimo w'imyoza, ndasengera uyu muntu wabuze uko agira, ndasengera uyu muntu uvuga ngo uyu mwaka bizagenda gute, mu izina rya Kristo Yesu. Kuko twamenye ko amasengesho ni imbuto itabora, izindi mbuto barazitera zikamungwa, ariko amasengesho nta mungwa. Masengesho tugutumye kuri uyu muntu ahari hose, mu izina rya Yesu. Akimara kuyumva umutima w'uhembuke, akimara kuyumva natwe batugiriye neza, amasengesho atugirira umumaro. Uyu munsi turakeye, mwami wanjye Yesu, tukuragije aba bantu, byifuzo byabo bigiye bitandukanye. Mwami wanjye Yesu, ubiyereke ukuboko kw'Imana isumba byose kubahumurize kandi babundeho mu izina rya Yesu. Amababa yawe abatwikire. Turagushimye kubyumvise, turaguhimbaje mubyeyi mwiza. Icyubahiro n'ikibi cyawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Ndabona hari abantu batari bafite amafaranga, uhaye amafaranga, bazasoza umwaka bafite amafaranga, imifuka yabo yeraga, ariko Kristo Uwiteka Imana Nyiringabo umanura amafaranga. Imana ishimwe. Ndabona hari abantu Uwiteka Imana Nyiringabo ku minsi mikuru bibaza uko bizagenda, ariko none mu izina rya Yesu babonye ukuboko kw'Imana isumba byose. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye byatubayeho, tukuragije n'ibiri imbere mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Ikiganiro nawe ubutaha. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.